ahantu rwose ndabona haza ubunyobwa kabisa. Bazahinga ko ndabona harahoze. Harimo akira ariko ko haroroshye tu. Harahoze ndabona hajyamo ubunyobwa. Yewe bwajyamo ra. Ewe. Ewe. Bagishumba ko kunyonyeshereza imyaka. Kuramo vuba cyangwa se nze ariko cyo nuko muzgaye munyeneshereza imyaka. Umva mwene gakwerera. Nzagiye ku kagari kubwa mudugudu. Kuramo vuba reba ubuhinga bwe bose mwarabwonesheje. Zajya mbahingiriza nka nizanjye sha cyane izabasa. Kuramo vuba. Nakuyemo ntabwo byashoboka niko. Namwe ariko mujye mwihanganira abantu. Dore genda ugiye guhagarara hariya wemerere kugira ngo izi nka zitajya kujya muri myaka y'uriya mugabo ndi kumva ari kuvuga nabi. Ubwo mo nijyana atakwigishe kuragira uzagenda uvuga ngo mukwanjye nanyigishe kwagira. Hagarara hariya. Izi nka zabaye. Dore nk'ibi rondo bose mwana yanjye. Niko mwana we. Mu rugo bimeze bite? Waje gutongora senya kumusize mu rugo ra? Hari iki se ko numva nanone cyaka kinyishe? Abazambeteze n'aba bazi kamuye zose. Oya. Amaye. Kwanda sonde nditahi. Uratashye? Nyoko se yahashye? None ubwo urarya iki? Urabona insaba? Umva? Kamukurira kumbate hano. Igenda uhekenya. Ngiye kutemara. Nubibona se? Nyaga no kubira bishobe bitwoneshereza ibintu byashika pfu busa. Nibyo kurya bwo nza nagore kuzatwica. Uyura guhaza. Sibyo? Ariko nanye nuncureho. Nanye kanonye amatabe ejo nzaza nongere nkureho akandi kamwe. Pakina kintu cyanje kirashari. Ase mwana we ushari. Kirakunani? Yewe. Kandi nshaka bugina naje niyumve ukomeze. Ngo tahate n'ubundi webize uruwanyoko. Niko wabaye. Ashariye se kanywa byere yumva harimo isukari. Ashariye se kanywa igikati kibaze iminsi 5 yumva harimo isukari. Iki genera rwose barantica. Ngo ko ni goshye. Na umara. Akari nandi igipande kinini. Abana bawe sonchika utahasi. Abana niko babaye kabisa. Shemura cyane kunyoneshereza sha turapfusa. Shaka kiraryoshye kabisa. Magarira umusore. Mabeshe ko yantenda nikeneye amafaranga nifitiye ibibazo kandi muhamagara ndabizi twara yamwe. None se ko meze nabi wantenda nkaba nshaka kujya kwa muganga. Kwa muganga mu wiki? Kwipimisha inda wanteye, se nakuzi ko wanteye. Meze nabi cyane ndumva nshaka ko nzuka mu mafaranga nkajya kwa muganga. Nanjye mu murima ko tunye hamwe ku buhinzi akabuntsanga. Ngaho ndangira ahantu ari guhinga amagusanga. Ugu yakakaje kwa umuhungu wanjye. Arareka amagusanga. Kabu.
yanteye inda ndaje ngende mwaka amafaranga ngiye kugenda mwaka amafaranga ayampa namara kuyampa sindabura n'undi nyakura bose bayampa Sheri none se imyumbati ni iyawe yose ni iyawe Sheri uziko ugira umukire yose ni ego umwana agazana yose ni iyawe Sheri se kunyongera kisimbica umwana wanjye Sheri nari ngukunda Sheri nta cyaraba zabona arabiki Sheri aka nari ngukumbuye Sheri ukuntu nari ngukumbuye Sheri ugiye kwipimisha Sheri ngiye kwipimisha ndabona cyakoza iriho ariko bana zitageze mu mezi makuru Sheri ntabwo twatinze no kwipimisha ubu twakabaye twaravuye cyakoze ntabwo nakunye ntabwo tujyana kubera ko reba ukuntu nsomva ndakeneye mu buhinge ntabwo turajyana Sheri nta kibazo urampa amafaranga ariko nawe wari ukenewe kugira ngo badupime twese ubabwire ko nahari nagiye mu butumwa bw'akazi nta nubwo na ngombwa kujyana kandi kubera ko bize ko mfite undi mugore byagaragara nabi uzababwiye ko utazi umuntu aguteye inda Sheri nta kibazo ariko nawe nyine ugomba kujya unkurikirana ukanyemerera utubazo kaze ngo urebere amafaranga ahubwo Sheri ngaho yarebe yana nawe nyine ko ufite ka mituweli Sheri mituweli ndayifite rero ntabwo nyongera amafaranga mu murima sibyo kiratuna uduceri uze kureba ko wiyaranje nta kibazo ndumva biba kuvamo n'iki kiguciye Sheri nta kibazo urakoze ngaho sigara uhinga ndahanyura nkubwire uko bimeze sawa kamimingaho gatoya sawa Sheri yego kangende nanjye njye kwa muganga ndebe uko bimeze ngiye guhamagara undi musore nawe mubeshye ko yanteye inda nawe ampa amafaranga ubundi aya ngaya ntabwo ahagije nta n'icyo yamarira ariko buriya wenda niba babiri cyangwa batatu ntabwo nabura amafaranga kandi bayafite kamuhamagare numve we aro halo yego Sheri ngo bimaze bite Sheri ko wanteye inda se kandi nkaba nshaka kujya kwa muganga nshaka kumpa amafaranga nyine nkajya kwa muganga none se ntubizi ko utajya kwa muganga nta mafaranga ufite ntaribe ndayaguha ntaribe tu Sheri ngaho ndangira ahantu uri rero mpagusange gatambika kuri ka gahanda ka ruguru nyine nurangiza umanuka usa nkaho umanuka ujya hepfo nyine mu gishanga urahita ubona ahantu mu kinani ndimo no kuragira inka hari n'abantu benshi nyine twari turi kumwe turahita uhansanga sare kanze mpagusange wowe simutekeye imitwe ntibikunze kanze ngende nawe ayame sindabura n'undi mpamagara bose bakayama nimba namajije kugwira ndayabika yose undi se bitwaye iki ndaje ngenda ayame sindabura n'undi mbeshya mu kanya nandaje mubeshye bose bampa amafaranga nta n'umwe utarayama kandi ubundi se nibamara kuyama nkayabika hari uraza kuyankura mu mufuka bitwaye iki se kanze ndaje ngenda ahubwo nzajya nyibatekera nyine bayana none se ngewe ibyo birandeba se icyo mfa nuko nzajya mbibabwira bakayakura mu mifuka yabo bakayaba ko buriya atanayampaye twanari Sheri kose kutanyitaba noneho wabaye wapi ndimo kuganira nari none se nari njye kukureba na Sheri nari nkukumbuye ese Sheri izi nkuragiye n'izawe wapi izi nka niza papa nyine mba naje kuragira kuko ngo n'izawe nuko nanjye ukunda kunywa amata cyane niyo mpamvu nyine mba nje kongera niza papa ariko nari nkukumbuye ngiye byari birengeje cyane ku buryo byari binarenze Sheri turase ku ntego iyo nshaka amafaranga yo kujya kwa muganga urabibona ko wanteye inda kandi kujya kwa muganga urabizi ko aba ari ngombwa ko umugore utwite birumvikana none si biyinda n'iyanjye Sheri busa urabyibagiwe
bagiye kwirinda ari iyawe. Ushobora kuba narabikoze wenda ariko waba waraciye n'inyuma ukajya ku bandi wenda Sheri iyi nda ni iyawe kandi urabizi sinakubeshya nta nubwo nagutekera imitwe rwose iyi nda ni iyawe. uri seriye niba ugira ngo ndakubeshya koraho wumve. Kujya gukoraho n'ubundi ntabwo byabuza gukora ku nda ntabwo nareba ko umwana ari uwanjye. None se hari igihe wakoraho kagahita gasimbuka ubuze ntabwo kaba ari akawe nikaba kumvishije amaraso ya papa. Ni nkuko nawe wakoraho igasimbuka ariko. Ibyo tubireke. Njye nakubwiye ko wanteye inda kandi wambwiye ngo nzumpa amafaranga njye kwa muganga. Wampaye amafaranga nkajya kwa muganga ukareka kumaramo nk'uko ubona nta n'umwuka nifitiye. Niba ko umugore utwite koko nta n'imbaraga bafite. Ndabyemera amafaranga ndago. Rero njye nari mfite amafaranga make ya hano kandi n'amafaranga nagushe ku nyumbati ya papa ubwo kumva nyine ko nafana nari mfite ningira mu rugo ndaza kuyamuha ubwo nyine wihangana ugende ukoresheje aho ngayo. Nta kibazo urakoze shere ubundi subumaye aho Shana hari binye nawe yarebe kuko ngetse nanakorerwa nabura kuko ndi kubona ibyo bicari byinshi. Nakereka ndeke ko yabarare kangende kwa muganga n'ubundi bifite ubwisungane mu kwivuza nta nubwo ari ngombwa. Sawa ariko karakana bari keza. Ira mitiwera bayendeza kwitanga cyane. Nare urugendo rwiza. Yego.